Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, ibiteho kandi bagire neza. Buri wese uko yifuza Imana yibone. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana itwitaho, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha tugimwe ku mwuka w'abazima. Mana duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamye ku musaraba kuri twuta. Mwami urakoze kutubabariye, ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngo nitubere umuyobozi muri byose, utangirane natwe kandi usozanye natwe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihannye ibyaha, imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Kadukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi. Zaburi 125 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware
kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ni ukuri iyo wiringiye Uwiteka, iyo wiringiye Imana, uba ukomeye mu gihe cya none no mu gihe kizaza, kubera ko Imana yitwa ishobora byose kandi niwe mugenga wa byose, kandi Imana ifite byose mu biganza byayo. Umuntu rero iyo ayiringiye ni ukuri ntabasha kunyeganyezwa, naho yanyura mu bikomeye, naho yanyura mu bimugoye, ni ukuri abitambukamo neza kuko aba yarikomeje ku Uwiteka. Nta kintu kimunyeganyeza, ibigeragezo ntibimunyeganyeza, uburwayi ntibumunyeganyeza, kuko aba ari kumwe n'Imana. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ni ukuri Uwiteka agosa abantu be, Uwiteka azengurutsa abantu be, Uwiteka ari kumwe n'abantu be. Ni ukuri wigira ikibazo wowe nkurikiye, niba uri kwitwara neza, niba ukiranuka, ukizera, ukubaha Imana, Uwiteka arakugose. Ibyo wanyuramo byose humura, Uwiteka kuva kugose bizagenda neza. Ni ukuri kandi ntabwo bizakunyeganyeza kuko wikomeje kwishobora byose. Kandi nawe utari wamenya Imana, nawe wasubiye inyuma, ni ukuri ngwino ku Mana, kuko niho hari byose, kuko Imana niyo mugenga wa byose, kuko Imana niyo ishobora byose. Nawe ngwino kugira ngo uburinzi bwayo bukubeho, ngwino nawe kugira ngo Uwiteka kugote, kuko kuba ugoswe n'Uwiteka, iyo ugoswe n'Uwiteka uba ukomeye, kuko uba ugoswe n'umugabo ukomeye. Imana itugiriye neza rero, ni ukuri kwikomeza ku Mana ntacyo wabinganya nabyo. Uwiteka ngo ugirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima. Ni ukuri niba nawe ukora ibitunganye, humura Imana iri bukugirire neza. Kandi nawe utabikora, ni ukuri ndakwinginga kugira ngo uve muri iyo nzira mbi, uze ku Mana, uze kuri Uwiteka, kuko byose niho biri, byose niho tubisanga. Ngo ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Imana itubabarire. Ni ukuri mwebwe abari kunyura mu nzira zitari nziza, abari gukora ibibi, abari kujya mu bidafite umumaro, ni ukuri nimuze, kubera ko umujinya w'Uwiteka uri kubamutera umugongo, uri kubamwirengagiza. Ariko ni ukuri birakwiye ko mugaruka namwe mukanyura mu nzira nziza, mukava muri izo nzira mbi, kubera ko nta cyiza kibayo. Ni ukuri igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze namwe ku Uwiteka, muze munyure mu nzira nziza, kugira ngo Uwiteka abagote, nta kibi kizabageraho. Imana itugirire neza. Numvaga iri jambo ari ryo riri kumfasha. Umuririmbyi yatubwiye ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ni ukuri Yesu twaramuhawe, twamuhawe nk'umukiza wacu, nk'umukiza w'ubugingo bwacu. Ni ukuri twari dupfuye rubi, ariko Imana iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire, kugira ngo mbabarirwe nawe ubabarirwe. Ni ukuri dufite Yesu rero dufite ubugingo. Ngo ni ukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yanshyizemo ubutware. Ni ukuri iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nyine akujyamo ukajya wumva umufiringa, ukumva umeze neza, ukumva uratuje, akaguha amahoro atanga mwatemba nk'uruzi.
kandi akagushyiramo ubutwari, ukagira itandukaniro ukagira itandukaniro, ntube umeze nka ba bandi batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo n'umuriro w'ijuru urimo, ngo nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe mucyo. Ni ukuri, iyo uri muri Yesu ugendera mu mucyo, kuko na Yesu ni umucyo. Kandi rero umuntu uri mu Mana nyine agendera mu mucyo, kuko n'Imana ni umucyo. Buri wese rero naza agendere mu mucyo, kandi n'uri kujya mu bidafite umumaro nabivemo, nahunga umwijima, kuko mu mwijima nta cyiza kibayo. Mu mwijima ni ibibi gusa. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze muri Yesu, muze mu mucyo, kuko mu mucyo hari byose. Imigisha yose yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Ni ukuri uri mu gakiza, imigisha yose urayihabwa. Nawe utari waza mu gakiza, ngwino, harimo imigisha myinshi itandukanye. Ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Ni ukuri, niwe wihana ibyaha. Ni ukuri, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ubwo abafarisayo baba bari kubaza abigishwa ko Yesu ari gusangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, Yesu yarabarebye ngo arababwira ngo ntago nazanywe n'abazima, nazanywe n'abarwayi, kandi ntago nazanywe n'abakiranutsi keretse abanyabyaha. Iyo wihannye ibyaha rero, nawe Yesu akubera nk'umwami, akubera umwami n'umukiza, kandi nawe ukagendera mu mucyo, kandi imigisha yose nawe ukayihabwa. Nimuze rero muri Yesu, nimuze mu Mana, harimo byose. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Mu Mana rero ni ukuri niho bibera. Mu Mana niho hari byose. Mu Mana niho hari umutuzo, niho hari amahoro. Ni ukuri nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Ni ukuri, ahangaha uburinzi Uwiteka arakugota, uburinzi bwe bukaba bukuriho igihe cyose. Ni ukuri, mu Mana harimo byose. Nimuze mu Mana, kuko ntacyo wahaburira. Umukiza ni wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Ni ukuri, umukiza yadukuye ahabi, umukiza yadukuye mu byaha, umukiza yadukuye mu bibi, none dusigaye tuba mu murima we. Nawe rero ngwino ube mu murima we, kubera ko hari byose. Ubugingo bwiza nahisemo ni ubu, gukorera umukiza Yesu. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ubikore neza, wirebere nawe. Ni ukuri, kandi tumukorera azaduhemba. Icyo usabwa rero ni ukuza ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo usabwa ni ukuza mu Mana, kandi nawe wacitse intege ugapfukama ugasaba Imana imbabazi. Imana irakugirira neza. Murakoze cyane rero, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, kandi ukaba ubanye natwe muri aka kanya. Ijambo ryawe riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Mana, turakwinginze kugira ngo ugiye kukwiringira mu bihe byose, kandi utwemerere utugote, uburinzi bwawe butubeho. Sengeye abankurikiye, nabo Mwami bahe kukwiringira, kandi n'abagishidikanya ubamare impungenge. Mwami Mana, ndakwinginze kugira ngo bagote, ntihakiri ikibi kibageraho, uburinzi bwawe babeho, kandi ukomeze ubiteho, ubagirire neza. Buri wese uko akwifuza akubone, kandi ubagirire neza rwose nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye. Bagirire neza, ukomeze ubiteho, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka, ukomeze ubasure cyane kandi ubaganirize. Dusengeye abarwayi bakize, dusengeye abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, dusengeye umurimo wakomeza ugabanya abarimbuka bakongera bakizwa, suka ububyutse mu itorero, kandi abasubiye inyuma n'abacitse intege nabo Mwami Imana bagaruza imbabazi zawe n'ubuntu ugira. Biteho, bagirire neza, ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi abatarakwakira nk'umwami n'umukiza bahe kukwakira, baze bahabwe amahoro utanga atemba nk'uruzi. Ayo mahoro ngo ab'isi ntibabasha kuyabona, ariko uje muri wowe
ayo mahoro arayahabwa. Niyo mpamvu bingingiye kugira ngo Mwami Imana nabo bazane babone ayo mahoro utanga. Mwami Imana komeza ubane natwe, utugirire neza, komeza uturindire ubugingo cyane, kandi komeze udusure utuganirize, utwegere kurusha imyambaro twambaye. Urakoze Mwami kubanye natwe, Mwuka Wera naza aherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha kandi ikomeze ibiteho, uburinzi bwayo babeho. Mukomeze musoze umwaka neza, kandi n'umwaka tugiye kwinjiramo muzawinjiranemo amashimwe. Uwiteka akomeza abiteho, kandi wowe wari wihebye humura, abiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyega. Nawe rero Uwiteka arakugose, humura ari bubigenze neza. Murakoze cyane rero, naho utaha, bye.